ntago ari mwebwe ntago ari mwebwe wabonye ndi kukubaza wabonye umuntu umudamu umukobwa wicarishijwe ngo naba mama mwana urasanga ikiganiro gifite views ziruta umubare w'abamukurikirana w'abasubscribers indebwira mu buryo bworoshye n'umwana wanjye navuga nzavuga mu buryo bworoshye abo wagiriye impuhwe bande abo kuri Soso TV show nuko njye ahubwo murimo murarushya nyine basi bwirira abantu banje badukurikiye niye na leta ubuyobozi umudugudu murimo murabirusha sibyo ubundi wereka nkubwire ko nda wasaze wasizoye bundi byagenze babyiwarere ibintu birababaye ntago ari mwebwe wabonye ndi kukubaza wabonye umuntu umudamu umukobwa wicarishijwe ngo naba mama mwana uzi ko ababyeyi banamubaze mwana ibyo turimo turavuga mwana turimo turabona twatana amakuru tugasanga naba mama bafite abana yerekanye n'inda wowe iki yavuyemo umwana inda se tekereza niba uzi ko wabyaye niba uzi ko inda yavuyemo umwana ukayikuramo ukayishyira hariya ako se vugaga byarubazwa ahubwo ibihumbi 300 naba kabireba bakabikurikirana nabo bana bawe barimo mvugaga wari iki se babwire nawe ni bene wanyu ngiye nago banyumva babwire mama bagenzi bawe nandi abwira bagenzi banyu urumva komani byahanye nyoni ibintu mwari ni ibice ari kubundi cyakoze birababaje ariko reka buretse gatoya birababaje nimba uri umumama uri umukobwa babwire kuza kuri social media ni sawa nta kibazo ubundi uri kwereka ibyo uri kwereka abanyarwanda n'abanyarwanda kwerekana inda se yerekana ibyiza jya ubivuga yerekana ibyiza nimba nawe werekanye inda oya niba uri umumama ukabona ufunguye cano ni byiza nta ribi ugiye gushaka amafaranga nk'uko undi yayashaka aho se ibintu ugiye gushyiraho ni ibiki niba ubuze kubateta igisibe niba ushaka kugera live kuri TikTok ushaka kubijyaho bikore neza ibyo bihumbi byuzuye ubona kugera live ni ibintu by'ubucucu by'ubugoryi niba ubuze kubateta isibe iyo cano ubanza utekereze neza cano abashyiraho cano zo guteka niba wabuze niba ufite n'igiti cy'avoka iwawe genda werekane ukuntu bazihanura niba wumva akazi kako ubuze ubona ko tete zose bazifashe jya mu gisirikare applying ujya mu gisirikare dukeneye abantu babuze musore nawe urimo uragenda kugira igicucu kwigemana none ngeze ku basore mana nibagenzi banjye tukajye bajyana iwawe uricara ngaho urucucu mana ngere ku muri n'abatuka umuntu agucaje ku kiyede uramuseka kigiye hariya kibye amafaranga kigiye mu bimugi wowe ikiyede ari kugaburira umuryango isasa kigiye mu matabi nkawe igihugu kigukenemo imbaraga kibu cyavuga ngo abantu baze uri mu biyobyabwenge hari akazuzi batanga ko kujya kurusha nibyo nababwiye ngo turi mu bihe bya nyuma nuko nyine tutazi ngo imeruka izaba kuwa kangahe nanone utwana turimo turava mu mashuri ngo tugiye gufungura ngo cyane ngo dufite konti ngo muri aba komedi karege narebye kuri TikTok ndumirwa mwaretse mana niba ukora akazi kawe gakore neza ndabona noneho wariye amavubi gakore neza Soso nawe niba uzi kino cyane wagizanye gukora ibintu bidafututse ntago abanyarwanda zebera ko bijyewe wari wambona nashyize ibintu wagikiraho nka kiripotinga YouTube ikagisiba nyine wari wambona nashyize ibintu bidafututse nyine ndimo ndakubwira bwira abantu babene wanyu bwira bene wanyu niba uzi ko reba iki kiganiro ureba umuntu ibyo bintu mujye bikora twabigera n'itegeko nkubwira ahangaha hanze ibintu biri kukizaca ku muzungu akamara yambaye n'ubusa kucyo ugera kuwambaye ubusa ukamwara ariko ukajya muri comment ugasharinga gace cyane abantu bakibona watanga ikintu kizima ntugisharinga nanone ubundi mwabaye muti je uzanacaringa nicyo kintu nkabona ari ibintu bibi ndakuripotinga nabanze mail wari nkate bibubwira ahubwo tunumwana wari marajya mu zitari wowe niyo waba ufite urugo Soso za mail ikimbi nkwereka mitsi yageze aho ngatanga promotion urumva yo kwakira abantu urumva nta kiguzi mwanze kujya wiri kwerekana inda inabazweho wambaye ubusi kwabya ugenda abashika muga ngo mfite impano abakobwa dore muri Nidasi nibo baceya mu bintu bya cinema ugiye bakagwereza umwana mugera n'amahirwe n'amafaranga bajya bana bace abahungu bo bajya kayabo baduca nago akamamaro nkabamika bari ubona babayeho n'amafaranga yabo babajwe nawo udashirwa busabwa waretse ngavuga gukowe mwishwe twigaberoshi ubwo turabuzi barabutwere urumva nibiki murimo kuza kutwereka tudatuwe tuzi uri umuntu w'umumama babajwe n'abana bavuye muri iyo nda ubu bazabona mama wabo nyine babwire wabona abana wibyibaza nicyo turi kuvuga wabona abana wibyibaza babwire oya si umwe si babiri ni benshi nabo kama nayo kwaje wagira ngo biragushimisha ntabwo bicimishije ubivuga boroshye babwire abanyarwanda babwire bahukuri imfubyi yumvira mu rusaku
ariko ndasakuza kugira ariko nta n'uwahano wahanutse ntawe hano umunyarwanda aciye umugani ngo hanyuma utarabikoraho bigenda bite utarabikora ubwo urumva ari gutanga urugero rwiza urumva ari gutanga urugero none se kuri gusakuza kumwihora no gusakuza bihora nyine ndimo ndasakuriza aho undi wabikoze n'utarabikora kugira ngo abone ko ibi bintu birimo ikibazo nawe najya kubikora yibuka ibyo yumvishe muba umuntu kubikora kwambara ubusa akumva ko yarebye kuri social tv show akora icyo kiganiro bagikozeho ahita avuga ati mana yanjye we ndagiye kuvuga nsebe reka nshaka indi content cyangwa se mbireke nawe urabizi yuko uyu ugiye gukora ikintu kibi umutima nama wawe ugucira urubanza ukakubwira ati gikore cyangwa mbireke yakoze icyiza oya ntabwo yakoze icyiza ariko ndi kuvuga wa wundi utari wabikora arabizi yuko yagiye gukora ikintu kibi agira umutima nama nimba atabashije kumvira umutima nama we ni gute yanyumva ngiye ikibazo gihari kuri Nyaga ndetse nanjye niyo muco kubona waracitse turi kureba umuntu w'umumama abibonye ni umumama keretse niba abo bana yarabyaye akanabyara abazwe niba abantu bose barimo baranabikora ni abantu bakuru guhera ku myaka 18 kumanura hasi hari umuntu arabana iyo video ye ntabwo mbizi njye hanyuma nayibonye kabisa ariko nyine birababaje nyine wowe wibabara cyane ndabona ugiye no kurira oya soso ufite abana singo nuza kumuha telefone akirukanyira kuri TikTok akabona iyo ndari kariso n'isubiye byonyine araza kubwira ngo iki usubona nk'ibisubizo nka binga murimo murarusha leta leta gushaka umuturage batora igipangu igaruka ijya kurombora mu kona yagiye kuri nuza ikibazo gikomeye ngo basi telefone yawe na make zaradi urumva aho kugira ngo telefone yawe uyikoreshe niba ushaka no kujya ku mbuga pe naribi wahitinga niba ubona birimo kwanga kubera ko shaka n'amafaranga ushore mwara bakwamamariza Nyaga uhitinga niba ari ibipfamatwi inama batarabikora ntabwo ubwo bumvise inama batarabikora we bagira inama ibyo byiyumvira mu rusaku byo nabaze nabyo nabagira inama ni inama inakubiye ubwo bo barashaka noneho ko bivuga ngo mu buryo bworoshye basi vuga mu nkijwi mu buryo bworoshye ni umwana wanjye navuga ndavuga mu buryo bworoshye abo wagiriye impuhwe bande abo kuri Social TV show nuko njye ahubwo murimo murarushya nyine basi mbwirira abantu banje badukurikiye niye na leta ubuyobozi umudugudu murimo murabirushya sibyo murimo murabarushya ejo niba warasibye inteko ntuzi byaba barahamagaza mu inteko abantu mutuye umurenge muri abantu bagera hafi kuri hakaza abantu 50 n'ingwe eshatu yakoze harimo utabarera inzu kubera ikibazo utumviye mu nteko cyo kuvuga ati gira gutya na gutya ugahita utega moto kandi wateze moto uzana mu nteko nibaze ko nagiye mu nteko nari naranze kujyayo narinzi ko oya utubari urasanga saa 11 narinzi ko mu nteko bateka ariko ndi kwibaza ati nk'abantu bakuru bari bazi icyo inteko isobanuye urasanga saa 11 abantu basinze babaye ibyatsi nanjye ubu sinzongera kuyisiba uruzi ko batekera abantu bafite ikibazo batekera abana nzi ko ubwo ari inteko bahurira hamwe bagateka basoso byo no tubikora mu gitondo saa 11 urabyuka ujya mu kazi wowe soso urumva uragiye usanze saa 11 kubutanya n'abasinze bajya kuri 15 basinze saa 11 uribaza aba baraye he mu kabari akabari kandese kanyira kabari kuko ibintu biri kuba nanjye byanjye ndakivamo soso arabashyigikiye ntabwo bashyigikiye abantu bakurikirana ino channel n'abantu ba VIP tunemera ngira rwose nanabatera n'isari ntabwo bashyigikiye kuko n'abantu ikintu nemereye ino channel Social TV show urasanga ikiganiro gifite views ziruta umubare w'abamukurikirana w'abasubscribers ukumva ko abantu n'abantu b'abagabo bari ikiganiro bakagisharinga sibyo ariko abantu babona nakindi kiganiro gisharinge cyane kuko mana soso yes gira icyo babwira ubagira inama niba hari naho uzi Imana kana nigende wareka nigende urangije kubabwira yego urangije kubabwira ikiganiro cy'amara Imana yanjye ariko cyeka bashyize amategeko yo gufungura cyane cyangwa ibintu by'imbuga nkoranyambaga umusaza muzehe ko yabaretse gushyira ibintu mushaka ubwo busa bwanyu ubusa turabuzi muri biology barabwiga nta wundi muntu murimo icyo muraza mukanabushyiraho ni munabusobanura icyambere nta busa bwanyu dukeneye natwe turabufite mugumane busa bwanyu icya kabiri ntabwo muri guhereza agaciro igihugu cyanyu umuryango wanyu inshuti zanyu ejo hanyu hazaza uziko abayobozi b'urubyiruko babuze kubera bino bintu mwitonde murekere kugomeza kwiyambika ubusa mwiyandagaza akazi wa mama yambabaje ihangane nyine nawe cyambabaje kurushaho nta nubwo twanamuvuga nta nubwo twanavuga ngo cyambabaje kurushaho yakoresheje indirimbo ya Kirisizi baba we indirimbo ya Kirisizi kandi Kirisizi urabizi ko kurikirwa n'abantu bari amabwire man iki kiganiro cyose kiyisigaremo wenyine uragiye se byo zonyine basi sezera abantu bacu ibyaba ndabasezeye abantu bo kuri Social TV show muri abantu b'abasirikare nta muntu ukurikira Social TV show mu civil nawe pe mwese muri abasirikare kuba umusirikare ntabwo
ikintu cyose niba uzi ko ikintu cyose ukora kiba kiri oji, niba uzi ko utanywa ibiyobyabwenge, niba uzi ko uri umuntu ukora akazi ka ibintu byose byaba byose biba bikuri rahini, uri umuntu w'umusirikare, abasirikare ibintu byabo biba byose biba ari gutya kabisa. nta muntu ukubwira ngo vayo ngo tujye gusinda ngo ugende gutya ngo none niba uzi ko uri umusinda kunywa inzoga ntabwo tubyanze, n'umusaza urashoshe munywe ariko munywe rese yego urumva ariko iyo rese ntabwo banza bayumvise neza, tuzayisubiramo iki kunywa inzoga ntitubyanze oya ariko sha inzoga resi nta gihe batabivuga ariko wumvishe ugiye gusinda ugasohoka mu kabari ukitahira, cyangwa se bakumusha gusinda ukanywa inzoga ugasindira iwawe, ninde wari waza kugufunga ngo wasindire iwawe? ariko ikindi kintu nasabira abantu bakunda agacupa, abantu bafite amahoteli, bafite utubari, bafite amabare, mugerageze mushaka abashoferi niyo bazajya babihembera. Abantu nimugitanga akazi kubera ko ngo mufite abantu bo mu miryango yanyu, kugira no muzana abantu mu miryango yanyu batazi gukora ibintu bakayigera naho babyika, ntabwo ngo mwakaze ngo undi muntu ugasanga umwana yagize yarangije kaminuza umva nyine tumabarira ikiganiro tuzayicamo ibice bibiri, iyi ni part 1 tuzayicamo ibice bibiri. Okay, ngo ugasanga umwana yagize kwiga kaminuza azi icyongereza, azi indimi yavuze yakora eshanu, aririrwa hariya ku muhanda ashaka ukanga gutanga akazi, wowe ukareba ngo mu muryango wanyu umwana w'ikigoryi ngo ugiye kunanirana, ugasanga ahubwo yarananiranye, bamushyize muri business usanga ajya yakira abakiriya batuka. Ibyo mbabwira nabo ikindi namwe mu bakomvayeri, leta niba ibintu nabyo byitaho abakomvayeri, hari abantu basoje kwiga bakora buriya ubuzi bw'ubukomvayeri kandi bakabona amafaranga, uzakomvayeri amafaranga bahembwa. Ariko njyewe nigeze gutega imodoka nigera hariya Nyabugogo, tugeze hariya ku Murindi, reka n'abaripotinge mwega nta muntu uzajya kugira ubigenda ku Murindi, imodoka irahagarara nandi muri kwasiteri, man harimo n'umukomvayeri n'ubu ngubu ndacyamubona arasinda kubika, arasinda oya barasinda nyereka mubabwire, umukomvayeri amanuka niba yari yanyweye ntuza muri turi, niba yari yanyweye ibidudu simbizi, hari inzoga yitwa gutyo, hari inzoga yitwa ibidudu nayo abakomvayeri nibo babinywa. Arangije umumama kwa kundi bava mu modoka uturuka nk'inyuma, umumama yitwite ari mu mezi nk'arindwi gutyo 8 ubona ko yinaniriwe, arasohoka ko n'imodoka barimo baragenda basiganwa, amukuru ukuboko ahirika hasi, urumva yarabibonaga uwo muntu afite mu mutwe muzima, yaranabibonaga barabibonaga neza mu mutwe wamuyoberwa kwa kundi babigendera gake bavuga ati mbabarira mu makanya gato manuke neza, kwa kundi muri kwasiteri umuntu amanuka ajya hasi. Komva nawe kubera kwa kwisinda abantu nifuka yaramukubita byatari, ntugatekereze njyewe mana nuko mu Rwanda kwihanira bitakibaho, umuntu nta mutima agira. Abakomvayeri nabo nimutabakoramo akazi ngenda za kukabikoreramo, agira ibihaha byose. Abakomvayeri reka maripotinge batunga urutoki ariko nyaga mwese bakabamaramo, nyaga batunga urutoki man dusiganiro ndabona urako arakabavuge tuzagaruka ino mihanda guturuka Rwamagana ugera Nyabugogo, bahabesha abakomvayeri bose ni abasinzi, usibye umukomvayeri w'umugore urimo uri mu modoka za Ruhire rero ufite discipline, bazanye nk'abakomvayeri bameze nka kuri umva tuzagaruka basi tembera muri Kigali kenshi, wowe niwe mukomvayeri nabonye botinze n'umuntu uzabibona, ndabizi ko mwese burasirika mu cyangwa se oya naga ariko bavuga bose urabizi neza ko ari abana babi ngo iki nawe uzabona guturuka cyane cyane ziparika hano zituruka Nyagasambu zijya za Kabuga, waza nawe tumaze imyaka ingahe tuva Nyagasambu tujya Kigali, waraga ndanabizi ngende n'ubu namba njye mbona banazizanye kuzogesha ujye babana si ibintu muvuga murabizi, nzi n'ahantu bajya kunywera wowe no kwakwegera polisi kabada bazambwira banza mbajyane aho kunywa n'uburenganzira bwabo, ikibazo nuko nyine nta kibazo nuko bajya mu kazi bakageza mu rugero sibajye mu modoka, umunsi wo ku cyumweru uzabyuka ujya hariya kuri kaburimbo bategera imodoka nawe urahazi, aho dutuye n'abana ubwo nawe urahamenya, ugenda ureba abakomvayeri b'abakono bose babaye usanga biciraguraho inzoga zajeje, hari umwana wize kaminuza ufite discipline uri murimo wakora neza, kandi ku kwezi usanga bari abantu amakeya yabo wenda 150 utashyize ko bagavuye. Ibyo tubizi reka dusezere abantu musezerana siganamo n'ibiganiro bya none murababwira ntabwo muri bo kumva banyaga anaye mu kiganiro guys, ubwo yari itsinda yarakaye uyu munsi sinzi ukuntu wamugendekeye, ariko abahaye kuri ubwo tanga inyigisho nk'iy'umunota umwe katubisoze mani, wowe tanga inyigisho nk'ebyiri. Bantu banje badukurikiye ndabasabye abantu muyambika ubusa, twavuze ndakeka twavuze ingingo nyinshi, ariko ikintu tugiye kugarukaho cya mbere na mbere ni ukwihanganisha abantu babuze ababo mu minsi itambutse. Ikindi cya kabiri, bantu mukurikira social media, abantu muzikoresha bitagenewe, muzikoresha nabi, turabagaye kabisa, turabagaye pe, ntabwo ari byo, ntabwo uri gutanga ishema. Cya mbere uba uri kwitesha agaciro, ubundi mbese nyine ntabwo umubiri wawe rushimwa n'Uwiteka, none ntabwo umubiri wawe ari uwo kuza kudarapa ahangaha.
so rero ukoreshe uko byagenewe, ukoreshe neza social media, wishimishe, wishimane n'abawe, ariko ntabwo wari ukuza kwiyandarika. niba Imana yaraguhaye umubiri ufate neza nk'uko yawuguhaye, wenda wagira ikibazo ugatsitara ukazaho inkovu, ariko iyo nkovu ntigeremo imbere. Yego, ubwo rero tunabwira abana bakiri batoya, urubyiruko murimo murazamuka, tubashishikarize kutanywa inzoga kuko nta cyiza cyazo. Nimba unagerageje kuzinywa unywe gakeya, bahora babigarukaho kenshi cyane. Igihugu cyacu ntabwo kijya cyifuza ubusinzi. Yego, kuko iyo ubyirinze uba ubirinze igihugu, uba ubirinze umuryango wawe, uba wirinze nawe ubwawe. Yego. Okay, murakoze soso, nawe urakoze. Nyagasambu yivumbuye yagiye sinzi ahantu ageze ubu ngubu. Yari yarakaye ngo umumama wiyandaritse. Yarakaye ariko ntabwo rwose ari byo. Nabura burakari umuntu ungana kuri yabagize nabo bagiye babuha agaciro. Okay. Sawa rero, bye, ndabakunda. Nakoze Tuzagaruka.